Muraho neza, murakomeye, nshima Imana impaye umwanya wo kugira ngo twongere kuganira, turi buganire ku ijambo ry'Imana, ariko nyamukuru igitumye nkora kino kiganiro uyu munsi, ni ukugira ngo nihanganishe abacu bari hirya no hino, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba mu bihugu by'Uburayi, haba mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, bari mu gihe cyo kwibuka abantu bazize jenoside, abantu bafite ababo bishwe mu gihe cy'intambara yabaye mu Rwanda, mu 1994, reka mbabwire nti nimukomere kandi mukomezanye, mwibuke kandi mwiyubaka kandi mugwiza ubumwe, ku bwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ndazi ko ari ibihe biba bitoroshye by'ukuri, ni ibihe biba bigoye, ni ibihe bitwibutsa neza uburyo ki mu gihe nk'iki twarimo kunyagirwa turi mu masaka, abandi babatwikira mu mazu, abandi barimo kubirukankana, abandi batemagurirwa ku misozi itandukanye, abandi bajugunywa mu migezi, ariko ndababwira ngo ab'Imana yarinze nimukomere kandi mukomezanye, kandi murusheho kwibuka mwiyubaka, kandi mugira ikintu cyitwa urukundo no kubabarira, Imana ibibashoboze. Reka mfate umwanya wo kwibuka abacu, harimo ababyeyi, harimo abavandimwe, ndetse ni ukuvuga ngo harimo n'abo ntazi aho bagize baguye, cyane cyane iyo mbonye nk'abantu bagiye barimo kwibuka, hari aho barimo gushyingura, ndavuga ntahari, harimo amagufa ya musaza wanjye, ni igikorwa rero njya nubaha cyane, nubwo nzi ko hari benshi babirwanya, ariko jyewe ntago nabyibagirwa, kuko iyo nibutse ko umwaka ushobora gushira uwundi ukaza, ntari buvuge ngo yenda mbonye n'ijana ndi buhereze mama, cyangwa se ndi buhereze papa, ni ukuvuga ngo, cyangwa se mvuge ngo ndahagurutse ngiye kumuramutsa, ni ukuvuga ngo rero ni igikomere tujya twomorwa n'amaraso ya Yesu, kuko twahawe umucunguzi wacu Yesu Kristo, kandi tuzi ko atubikiye ubugingo, icyo ni cyo kintu kiduhumuriza, naho ubundi wasanga abantu benshi ndetse bafite igikomere kizatuma batabona n'ijuru, ariko kuko twe twamenye Kristo, jyewe nkamenya Kristo, nawe ukamenya Kristo, nicyo gituma igihe kigeze cyangwa se ugera mu gihe cyo kwibuka icyatumye uba imfubyi, ko atari urupfu nk'urw'abandi bose bazira, ahubwo ari akaga kateye mu gihugu, aho uri hose, nanjye ubwanjye ndi imahanga, ariko kandi uwo mwanya sinawirengagiza. Reka rero mbanze gufata umwanya byibuze w'iminota 2 mbanze kwibuka abacu. Aho muri muruhukire mu mahoro, abacu mwazize uko mutiremye, turabibuka kandi ntituzabibagirwa. Reka rero uyu munsi wa none tuganire no ku ijambo ry'Imana, by'ukuri nubwo ari igihe cyo kwibuka, ariko kandi turi mu ntego yo kwibuka kandi twiyubaka. Birashoboka ko hari ibintu biri kukwibutsa umubabaro wahuye nawo, yenda wari umaze kuwibagirwa, ariko ugeze muri aya matariki birongera bikongera bikabyuka bikagaruka, iyo ureba
hirya no hino, abantu bacitse igikuba, ukabona abandi ndetse bataye n'umutwe, barwaye ihahamuka, by'ukuri ntago byabura kuko turi abantu, ariko kandi kuko turi mu ntego yo kwibuka kandi twiyubaka, tugomba no kubaka iby'ubugingo, tukubaka n'umubiri. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose, hari igituma wibuka. Umuntu yibuka ibyamubayeho, ntabwo yibuka ibitaramubayeho. Niyo mpamvu burya n'iyo ufite umurwayi cyangwa se ukabona umuntu warwajije indwara runaka, ukibuka yuko umuvandimwe wawe yishwe n'iyo ndwara, iyo ufite umutima muzima urushaho gusengera uwo muntu, ndetse waba ufite n'icyo umufasha, akeneye ubufasha ukamufasha. Yesu atugirire neza cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 2. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyasezeranijwe by'igiciro cyinshi gikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira no kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Yesu atugirire neza cyane. Iri ni ijambo risana umutima, ni ijambo numva Imana yashyize ku mutima wanjye, risa n'umutima wanjye, nawe risa n'umutima wawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni ukuvuga ngo dufite ubuntu twagabiwe n'Imana, kandi dufite ibyasezeranijwe ko tuzabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Hari igihe impfu tutazongera kuzibuka, hari igihe tutazongera kwibuka uburwayi, hari igihe tutazongera kwibuka ibindi bintu byose byatubabaje hano mu isi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, umurongo wa 4, ngo ibyo ni byo byatumye aduha ibyasezeranijwe by'igiciro cyinshi gikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya, haleluya, na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira no kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Yesu adufashe. Uyu munsi wa none hari ibyatumye umutima wawe wononekara, hari ibyatumye umutima wawe ujya kure y'Imana. Yesu adufashe. Ndazi ko turi mu gihe cyo kwibuka abo bireba. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose hari ikintu Bibiliya yatubwiye ngo mumaze guhunga. Guhunga si ukundi, hari uguhunga hano mu isi bisanzwe, mu gihugu hagatera ibyago umuntu agahunga. Hari ibintu bituma umuntu ahunga mu buryo bw'umwuka, ugahunga ibyaha. Yesu adufashe cyane. Rero ni ukuvuga ngo muri icyo gihe twebwe tukimara kumenya Kristo, twarahunze, duhunga ingeso z'ibyaha. Yesu nashimwe. Duhunga ibituma ubuzima bw'abantu bwakononekara, uhunga kugira nabi mugenzi wawe, wakira Kristo nk'umukiza. Yesu nashimwe. Ndashaka rero kongera kugukomeza mwene data. Hari ibyatumye uhunga, uba mu isi
umeze nk'utayituyeho, kuko muri iyi si yo y'iwacu. Haleluya. Ukibuka yuko iyi si uyituyeho ari ubuntu bw'Imana, uyituyeho uri umugenzi. Ukibuka yuko iyi si uyituyeho nta kintu na kimwe uzimukana. Yesu nashimwe cyane. Icyo uzimukana ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Icyo ukwiriye kwikomeza kuri Kristo. Yesu nashimwe. Hari byinshi byonona iyi si, hari byinshi byonona umutima w'umuntu. Uyu munsi wa none uri mu gahinda, aho uri hose, Yesu adufashe. Reka mvuge kuri iki kintu, ikintu gikunze kugora abantu benshi, ukabona muri iki gihe cyo kwibuka abacu bishwe bitunguranye bazira uko bataremwe, warangiza wahura n'umuntu, wajya kureba kuri aya mazuru avamo ibimyira, ugahita uvuga ngo uyu sinamuha n'amazi yo kunywa. Ariko hariho intego yo kuvuga ngo twibuke twiyubaka. Yesu nashimwe. Kandi tugwiza ubumwe. Ibuka hahandi wari uri mu masaka, hahandi wari uri mu ishyamba, hahandi wari uri mu ruzi, n'Imana yakurokoye. Kandi ushobora kuba wararenganuwe, ndetse n'uwo nguwo utanakuzi. Yesu adufashe. Nimvuga ibi ngibi ntugire ngo hari ibyo nambukanye, ahubwo ndi kuvuga kubw'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Kuko aho ndahangaha imahanga, Kristo ashobora kuza ariho nkiri, cyangwa se ahari naragarutse no mu gihugu, kuko byose birashoboka. Ariko ndashaka kukubwira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo aratubwira yuko dufite ibyasezeranijwe. Kandi ibyo byasezeranijwe nta muntu ubitunga agifite inzigo, nta muntu ubitunga agifite kwihora. Bene data, muri ibi bihe bikomeye, mwirinde umwuka wo kwihora ntubinjirane. Mugire ubumwe, muramukanye, musurane. Yesu nashimwe. Muramukanye, muhumurizanye. Yesu atugirire neza. Kuko muri iyi si twese turi abashyitsi n'abimukira. Muri iyi si twese uyu mubiri twambaye uzahindurwa. Haleluya. Tuzasa na data. Yesu nahabwe icyubahiro. Wibuka ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu itangiriro haravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Yesu nashimwe. Iyo ni inama yari imaze guterana. Haleluya. Y'abamarayika n'Imana. Yesu nashimwe. Rero ni ukuvuga ngo nuhita muri iki gihe, nturebe ngo uyu we ntibimureba. Reka nkubwire ngo buri muntu wese afite ibimuruhije. Rero hariho nk'ikintu usanga abantu cyaramugaje imitima y'abantu, ugasanga umuntu yabasha no kwicwa n'inzara amuturanye, ukavuga ngo aba bene wabo nibo bangiriye nabi. Ariko reka nkubwire ngo niba wemera Kristo, haleluya, mwene data untahure, unyumve neza, si uko ntafite nanjye ku gahinda, kuko naburiyemo mu byateye igihugu cy'u Rwanda 1994, naburiyemo abanjye. Ariko kuko Kristo yanzuye ubwa kabiri, haleluya, ni ukuvuga ngo nimvuga kuzuka kwa kabiri, nuko muri jyewe Kristo yampishe ikintu cyitwa kwihorera. Numvaga nkuze ngomba kwihorera, numvaga mfite uburyo nakagombye kwihorera, ariko Kristo araza nkura muri uwo mwijima. Haleluya. Hari ukuzuka dutegereje, kuzuka kw'abazaba barapfuye bakijijwe. Ariko jyewe impamvu ze ngo kuzuka kwa kabiri, nuko muri jyewe icyo gihe ngifite umwuka wo kwihorera nari mpfuye, ariko Kristo araza aramurikira. Yesu adufashe cyane. Mwene data rero ndashaka kukubwira ngo aho uri hose,
haba mu bihugu by'uburayi, muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho uri hose, aho uri hose mu Rwanda, aho uri hose Uganda, aho utuye hose ku isi, ndashaka kukubwira ngo ugire umutima mushya wari uri muri Kristo Yesu. Wibuke yuko buri muntu wese imirimo akora izapimwa. Haleluya! Hari imirimo abantu bakoze na n'uyu munsi bakoze ibyo bizira, badashaka kwiyerekana, badashaka kwihana, badashaka kugira gute. Mbega harimo n'abambutse ibihugu burira indege cyangwa se baraciye mu mazi, ntumbaze inzira zose banyuze ntago zishinzwe, ariko ugasanga baracyafite iyo nzigo, baracyafite uwo mujinya, baracyafite ibyo bintu by'irondakoko, baracyafite kurobanura. Ariko reka mbabwire mu izina rya Yesu Kristo, hari ibyo dukwiriye gusiga tugasingira icyo Kristo yadusigarije. Haleluya, haleluya! Yesu nashimwe. Tugakora imirimo myiza yo gukiranuka, tugakora imirimo myiza izaduherekeza ikatubera, haleluya, amakamba. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, ndashaka kukwibutsa ngo ntiwibagirwe neza yuko imirimo dukora hano mu isi izapimwa. Hari imirimo ukorana ubwibone, hari imirimo ukorana ubugome. Reka nkubwire ngo umunsi umwe nigeze gutangara, ubwo buhamya nigeze kubuvuga, ngiye kubwira umuntu ngo ampagararire ambere umubyeyi, azabe mu cyimbo cya papa, kuko naramwubahaga uwo muntu kandi yari yaranangiriye neza by'ukuri. Ariko arangije aravuga ngo ntiyahagararira umuntu w'umuhutu. Reka mbyerure, jyewe nta moko mbamo. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Yarambaje icyo gihe ngo ngiye kubakana n'umuntu umeze gute, ndangije ndamubwira ngo none ni umwana w'Imana. Ikiganiro ndumva naragitambukijeho, ariko kubera yuko ndi muri iyi ntego yo kugira ngo dukire imitima, Imana itugirire neza cyane, cyangwa twibuke neza yuko imirimo dukora hano mu isi yose izapimwa. Ni umuvugabutumwa uwo muntu, arangije aravuga ngo ntashobora kumbera umubyeyi kubera ko ngiye gushaka umuntu, ntumbaze. Rero ndashaka kukubwira ngo mwene data, hari abantu bihishe mu nzu y'Imana bakigendana amacakubiri. Hari abantu bishe mu nzu y'Imana bakigendana irondakarere. Ariko reka mbabwire ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, haleluya, nta rondakarere agira. Imana itugirire neza, nta rondamoko agira. Reka mbabwire ngo nta kintu na kimwe umuntu uri muri Kristo Yesu akorana umurimo w'Imana akirengeje hejuru. Niba rero wowe ukifite ibyo ngibyo, ndashaka kukubwira ngo uri kwibeshya, nta juru uzajyamo. Fasha Yesu hasi ukomeze inzira y'ubugome urimo, cyangwa se ufashe inzira y'ubugome urimo wabitse mu mitima yawe, wakire Kristo ukomezanye nawe, kuko umwami w'abami ntabangikanywa n'ibyo byose. Arera, arakiranuka, ijuru ryiwe ni iryera, haleluya, kandi rizagirwamo n'abejejwe. Yesu adufashe cyane. Inshuti y'Imana rero, ngarukiye bugufi, nashaka kukwibutsa yuko ukwiriye kuba mushyashya muri Kristo Yesu, ugahinduka, ingeso zawe zigahinduka, ukakira Kristo n'umwami n'umukiza, kuko muri iyi si turi abashyitsi n'abimukira. Umwami w'abami akomeze kubagirira neza kandi akomeze kububaka, mwubakane namwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.